Yes, twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Gara One TV. Turabasuhuje. Nongeye kubashimira kandi uburyo mukomeje kutuba hafi, musubscribinga, mutera ama comment kuri channel yacu Ewan. Turabyishimiye cyane. Uyu munsi rero tudatinze mu magambo turaza kuvuga ku mu Rwanda ko volleyball yaberaga ku Gisenyi, beach volleyball yarangiye yegukanwa n'abanyamerika. Turaza kubivugaho. Basket nayo yarasojwe yegukanwa na Kenya. Turaca muri Rayon Sport aho bigaragara ko noneho president wayo ari mu birori, ari mu kazi none hari gukora Ewan. Imyaka mike yatwiteze Champions League cya Confederation Cup muri Afrika. Hanyuma kandi turaza no kuvuga no muri APR gato muri Afrika na finali ya Kosafa, finali ya Champions League ndetse n'imikino ya gishuti Burayi. Ibyo byose turaje tubirambure. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Pati Sise kabisa. Wiri butese. Niriwe neza nta kibazo. Birakomeye. Gahunda ni yayindi ya kwirinda. Turakomeje twirinde kabisa nta kibazo. Ewan, ubwo rero mu kanya gato ndabona tugiye kurambura amakuru. Nibyo amakuru reka tubarambure dore mu Rwanda nkuko twabivuze. Yego. Ibye na beach volley. Beach volleyball yaberaga ku Gisenyi. Urabizi ko ikipe yacu yaviremo kimwe cy'umunani. Iyo abagabo rero nayo yaje kugira gutya Ewan. Kimwe cya kane nayo ibirahasigaye ariko finali abanyamerika baba mu bagabo haba mu bagore nibo bazihari. Ndumva ntacyo kubitindaho gihari nyine amarushanwa yagiye muri Amerika. Nibyo naho twabitindaho kuko na wakipe yaje akomeye kandi kuko yarabyerekanye. Oya, umugabane wa Amerika yaba Amerika y'epfo yaba ni ya ruguru turabizi ko n'ubundi mu mikino y'amaboko ari baza bakaze bafite n'imbaraga zikomeye cyane kuko kubona ikipe iza iwawe ikagutwara ibikombe wowe aho ngaho kandi ibyitwa ngo warateguye. Oya, tuzategura buriya natwe mu Rwanda n'ubundi twahakuye experience nko mu Rwanda murabizi ko ariko tumeze. Buri rushanwa ryose twitabiriye cyo tuba twakuyemo na experience. Nibyo kabisa. Ubwo aho ntitwahatinda twavugana none gato muri basketball y'abari n'abategarugori Afro Basket yaberaga muri Arena. Byaje kurangira rero Kenya itsinze Misiri. Kenya yaje kugitwara inarusha na convention. Ikubise Misiri. Yatsinze Misiri. Ariko indi nkuru nabonyemo nuko abakobwa bacu sinzi ubwo nimba turi bubyite saga, sinzi nimba turi byite iki, aho bari bacumbitse muri Onomo Hotel. Hari amashusho yaje kugaragara n'amafoto bari kwibyinira nyine ubona bisa nkaho sinzi niba twavuga ko ntacyo byari bibabwiye gutsindwa nabo Rwanda abakobwa bacu b'Amavubi. Kandi nimba tubita Amavubi kazi nimba sinzi ubwo n'Amavubi y'abategarugori. Yes, Amavubi y'abari n'abategarugori. Aho bari bibereye rero ku mashusho nyine byari bicika bishimye, ariko ubwo bavuze bati ntago twatsindwa mu kibuga ngo ntanze y'ikibuga dutsindwa. Nuko byagenze rero irushanwa rikaba ryegukanywe n'ikipe ya Kenya ari nayo zitabira ubwo Afro Basket herekejwe n'ikipe ya Misiri. Mu mupira w'amaguru rero tudatinze muri Rayon Sport bimeze bite ko president wayo nabonye ari mu Misiri? Nibyo koko muri Rayon Sport ibivugamo ni nk'urugendo shuri. President Fidel wa Rayon Sport Ndayisaba Fidel yagiye muri Maroc. Ni urugendo yagiyemo ruzamara iminsi 6. Bimwe mu byo bagiye kuganiraho n'amasezerano bagiye gusinyana n'ikipe ya Raja tutaramenye neza igihe bizamara n'ikipe ya Raja Casablanca. Gusa ku munsi w'ejo bizaba byagiye hanze ko ku mbuga zacu muzamuyibona. Ni ukuvuga ngo icyo bagiye kuganiraho muri make biravuga ko bagiye kugira amasezerano na Raja Casablanca. Yego. Nuko Rayon Sport igiye gushyiraho academy zimwe mu mpano za academy zigaragaye nkaho ari beza mu n'abana bo mu Rwanda bazajya boherezwa muri Raja muri Maroc. None ikindi nuko bazajya bakora pre-season muri Maroc. Ubwo Rayon Sport izajya iva hano mu Rwanda igiye gukora pre-season imikino kwitegura shampiyona yo mu Rwanda mu gihe muri Maroc. Mu gihe bakinaga n'ikipe ya Etincelle na Marine za Rutsiro izo ubu bagiye kuzajya bajya gukina tayari hari muri Maroc hari. Reka tubyizere ko wenda hari n'igihe niyo Raja Casablanca yazagiza gukorera pre-season mu Rwanda. Hari ikintu kivuga ngo gikomeye kuba abarabu babiri cyangwa batatu bakaza muri Rayon Sport nk'inizanye. Twarabibonye ariko abakinnyi umwarabu wese cyangwa umukinnyi yaba Munyakote d'Ivoire, Ghana, Cameroon
yaje hano muri Afurika nubwo twavuga ngo umukinnyi waho ngaho ibyo bihugu ni ibikire ni ibinyaburayi umukinnyi waho ukomeye atemba ajya i Burayi ariko nuje hano mu bihugu byacu tukiri muri football amateur agaragaza urwego ruri hejuru kuko twarababonye ba Sarupongo n'abandi ba Diarra bagiye bigaragaza ubwo rero reka twitege ko Rayon Sport nko mu myaka ingabwo yatuzana Champions League rero uko bimeze nibyo koko ubwo bufatanye ishimwe icyo nkubwira cyo ni ubufatanye buzagira akamaro ikipe ya Rayon Sport niyo koko bazajya bafata igihe runaka bakajya muri Maroc football yo mu Rwanda birumvikana nibyo koko bizazama n'urwego rw'abakobwa abakinnyi ba Rayon Sport nabo bakinnyi bazaza nk'inizanye nabo bazaza bazamura urwego rw'abakinnyi ba Rayon ariko nabo bizaterwa n'ukuntu nabo baje bameze kuri karite yabo yego none ikindi bavuze ni ijyanye n'ibikorwa remezo ku buryo bazajya batanga 30%. Tuvuge niba ari ikibuga cy'umupira bajya kubaka cy'imyitozo. Niba bagiye kugira ikindi gikorwa runaka bajya gukora. Stade stade cyangwa iki urumva aho hantu abana bazaba bakinira. Harimo 30% ya Raja Casablanca izajya. Ikindi nabonye nuko n'imyenda bazajya bambara. Amasezerano Rayon Sport ifitanye n'uruganda rubakorera imyenda ubu ngubu ngo narangira bazahita bambara imyenda ikorwa n'uruganda rwa Raja Casablanca. Igitinze nuko amasezerano bagiranye na societe ibamika ubu ngubu birangira tayari ukajya ubwo rero icyo twakwitega ni ejo byanze bikunze bizaba byasohotse kuko president wa Rayon Sport uyu munsi aragirana ikiganiro ku munsi w'ejo turababa breaking news ku munsi w'ejo ibitege breaking news muri Rayon Sport kandi zubaka noneho apana za zindi zo ku magambo gusa nibyo kabisa skoro yo nayo ariko ngo ikindi twavuga kuri Rayon Sport nuko no skoro amafaranga yemerewe Rayon Sport yararekuye yego ubu none hari akurikiyeho iki igikurikiyeho niwe numvaga ari mu bantu igikurikiyeho ngo n'abakinnyi batatu skoro yemerewe Rayon Sport ariko ntibatubebere nka babandi ba Muhajiri turabyibuka neza ko nabwo byavuga ko Skol ugiye gutanga amafaranga yo kumuzana ko birangira agiye muri polisi ubwo rero reka tubategereza abakinnyi bavuga rero Skol igiye kuza muri Rayon harimo Haruna niyo nzima bivuga ko uyu munsi tuvugana ashaka ko yafashe Bitemikirere aza mu Rwanda fundi wasoka arava muri Tanzania baba muzazi none ikindi tuvuga ni umukinnyi Muhire Kevin nawe Kevin yarasanzwe muri Rayon Sport ubwo arongera amasezerano kuko n'ubundi urebye twavuga ko afite ideni nk'abariyo kuko ideni nge ntago narimo baraho kuko nimba yarari muri ya kipe yageze muri kimwe cya kangahe cya CAF Confederation icyo mvuga ni kuri inshuro no yaje muri championnat agarutse we yaraje none mu gusinya amezi abiri umukino wa mbere akina yasavunika abavuyemo abaricaye imikino yose ntiyakina ariko ubu ngubu ameze neza championnat izatangira noneho icyo nakubwira cyo we aritangariza ko niba ikipe imwe izanye miliyoni 3 tuvuge izanye miliyoni 5 rero izanye 3 ntago yafata izo 5 rero muhaye muri make aremera amafaranga yakwemera amafaranga akayagabanya kugira ngo yongere akomeze akinere Rayon Sport none ikindi utaroze n'umufana wa Rayon Sport kaze buri Muhire Kevin ubwo reka tubyitege dutegereze umukinnyi wundi wa gatatu none Emere Bayisenge we yavuzwe kenshi mu majwi y'abafana y'abayobozi ewana noneho icyo yababwiye cyo yabahaye restaurant zo ku kwezi ko ategereje iby'Iburayi nibiramuka byanze Rayon Sport arayisinye tayari kabisa ubwo reka dutegereze tuzarebe hanyuma ubwo mu bantu bari buve muri Tanzania rero twavugaga Haruna ashobora kuza mu ndege imwe na Kagere Meddy uyu munsi biravuga ko Kagere ashobora kwisanga muri APR ahubwo aya masaha tuvugana ashobora kuba yagize mu Rwanda ahubwo Haruna reka tubitegereze kimwe n'ubwo Kagere Meddy ubwo twinjira muri APR Kagere Meddy biravuga ko ashobora kwinjira muri APR yes kuko yari yabaciye miliyoni 180 gusa muri APR batanga 40 bongeraho 10 ziba 50 ubu ntago tuzi aho bageze ariko gusa Kagere Meddy nawe ashaka miliyoni 70 muri iyi weekend nawe APR amafaranga murazifite twarabibonye ko amafaranga bayafite kuko mu kiganiro giheruka twarabivuze ko yo na Paris Saint-Germain zo kipe ziri kugaragaza amafaranga ubwo byanze bikunze ayo bashaka nimba bashaka kugira mu matsinda nuko yarekura ubwo rero Bakame nawe mwibanga nubwo bitari kwemezwa neza ariko ari ibintu bisa nkaho bikiraho biravuga ko ashobora kujya hehe muri APR witoni muri muza muri APR
ikivugwa ngiye amakuru mfite ava ndani ara muri APR nuko APR yegereye Emery Mvuyekure kuva muri task ariko ubwo baba bamupapwire kuko Rayon Sport yari mu makipe amushaka cyangwa se leta yaba confirmed ko Kwizera Olivier yabasinye Rayon ni Kwizera tayari byarangiye hariya ni indi nkuru iri kuvugwa muri APR FC wamenye ko yatandukanye n'umuvugizi nibyo Kazungu Clever ngo tayari ari hanze bakira umuvugizi ubona gakira umusemake bo reka dutegereze turebe nta gakira umuvugizi wa APR ushobora gusanga baguhamagaye ejo uti niwe muvugizi nagakora kabisa cyangwa se undi wari we wese ubwo nibyo byavugwaga hano mu Rwanda ndakeka mu Rwanda andi makuru avuga nuko muri Musanze no ibiri kuvuga muri Musanze twavuga ko sinzi kuntu na twabyita aho umukinnyi no ahamagara president wanzanye mu ikipe yawe amakuru dufite nuko Bashunga Abuba kuva muri Sport umuzamu wa Rayon twavuga ko ari mu gatatu gute kuko habanza kwizera ntago nemera ko Bashumba ari wa gatatu Bashumba harya muri ya kipe ageze muri Confederation kimwe cya kane habanza kwizera se wari urimo kamwereke habanza kwizera agakurya biganza hakazana kwizera ubusimu bara Bashunga aza abandi babuze mu gihe bitaraba official ko kwizera hari ntago ndi kumubara nk'umuzamu ware ubu muzamu ware Sport twamaraga ko ari Bashunga reka nta Bashunga nakuri ubu ngo uzi ko nasigangana ntago muherutse simperutse kumubona ariko Bashumba yatamiye amafi ewan ubu asigaye ngana no ubu muri cyaro ngo muri Musanze ikindi twavuga cyangwa na oya hariya icyo twavuga nuko nono president we icyo yavuze president we icyo yavuze yatangaje nuko ashobora kumusinyisha akaza akayimura zamu rya Musanze cyane ko batandukanye na Ndori tayari ari muri Gorira asabura Gorira na Musanze nako Gorira na Ndori nk'umuntu wakinnye umupira buri hari gihe bavuga ati yakinnye umupira nta bikombe akeneye ntacyo agishaka nta zina gikeneye kubaka ahubwo ashaka amafaranga y'amasazi gusa akenshi buye agiye nkaho azaba wenda umutoza abazamu bibaho cyane nibura turabibona umutoza ko aba umutoza akanakina aho yabikora ikindi twavuga kuri Musanze nuko noneho undi mukinnyi wihamagaye president Trump wo Musanze ndamubona president wayo umukinnyi bita nyine Sare wa Kiyovu kuva muri Kiyovu bakaba bapfuye iki n'umukinnyi wajya wivangira muri kariyeri ye nawe yagiye mu kibuga ariko ubwo ni hanze y'ikibuga kuko mu kibuga yo impano ntabwo washidikanya ko ayifite arayifite impano arayifite n'umwana wara ku Gisenyi ubwo nawe bidatinze dushobora kumusanga hehe muri Musanze hariya ubwo nimba nta yindi nkuru reka duhere muri Afrika muri Sekafa y'abatengeje 23 ya indi twanze kwitabira twebwe nk'u Rwanda ngo bitewe n'ikibazo cya covid ariko bikaza kugaragara ko mu biri ukuri atari covid ahubwo byatewe n'ibibazo twe tutazi biba mu mupira wacu mu Rwanda bari barimo bakina ku Gisenyi hari amakuru ufite avandani hari muri Fergafari kuru byagenze Fergafa yatse gihamye cy'ukuntu muri Ethiopia bazarinda abakinnyi covid-19 icyakozwe n'iki icyakozwe nuko muri Ethiopia batinze kwenza dokima ibyemeza ko bazarinda abakinnyi neza none Ferwafa ikema ngo ubwo bwirinzi buzaburiyo aho rero no mfite ikibazo utarakomeza Sekafa ni igomba gucunga abakinnyi cyangwa ahubwo twebwe tugiye kwitabira ni twe tugomba gutanga uburyo kuko reba muri championnat igihugu cyakiriye iki kigomba kurinda abakinnyi reba championnat yo mu Rwanda sibyo Ferwafa siyo yakaga amakipe uko azarinda abakinnyi corona gusa nge icyo none ku cyaho ngaho Ethiopia ariyo yabisabwe mu gihe ahubwo yagombaga gusaba u Rwanda ati mutwereke uko muzarinda abakinnyi ba gusa ishimwe icyo nzi cyongeyeho nuko nzi ko igihugu cyakiriye nicyo cyo gifite ibintu byose bijyanye no haba ubwirinzi haba kwakira amakipe urya zabaho ni nicyo gihugu byose kiba kiri kuri biba bikiri ku mutwe wacyo ubwo bitinze birangira tutitabiriye bakoramo kandidatire yabo gusa ariko biravugwa ko muri iyi myaka sinzi niba ari guhera ryari Sekafa zose zabereye hanze u Rwanda nta nimwe rwigeze twebwe dusigaye twitabira Sekafa twakiriye ibyo bintu kandi bivugwa na bamwe mu bayobozi ba Sekafa urumva nimba batangiye kuducishamo ijisho rero hari igihe kizagera ugasanga bivuze ngo Sekafa tutakiriye twebwe ntabwo tujyayo ahubwo iyo twakiriye ngo niyo dusigaye twitabira abazi ba Sekafa ubwabo nibo babyivugiye mu Rwanda tumaze kubamenya ko mwitabira Sekafa mwakiriye gusa
izo hanze ntago muzijyamo. Ubu noneho baramenyereye. Ubu bamaze kutumenyera ko ni reka dutegereze wenda. Bivuze ngo inkuru nuko u Rwanda rwari kwitabira iraseka. Yes, iyo niyo ari kuba ari inkuru. Ubwo rero twari turi kuri ibyo ngibyo by'amarushanwa, ariko hari amarezilita uko yagenze. Ubwo ku gatandatu irushanwa ryatangiraga ikipe y'igihugu cya Ethiopia cyakiriye irushanwa. Yego. Cyangwa na Eritrea 3-3. Eritrea yanganije na Ethiopia. Ni Eritrea yazamuye urwego rukomeye. Eritrea yazamuye urwego, Ethiopia yaramanutse. Hari ikintu kimwe kuko na mukanya turaza kubibona muri Kosafa, Eswatini kubona yakuyemo Mozambique ku mwanya wa gatatu. Bari ibintu bitangaje. Cyo nahamya ko nuko Eritrea yazamuye urwego. Hanyuma Ethiopia sinzi ko navuga niba yari kwira sinzi. Menye ro kwira. Tuzareba byanze bikunze mu mikino yindi iri imbere. Kuko n'uyu munsi ndakeka iri bube. Gusa undi mukino wabaye ku cyumweru bukiye bwaho abagande n'abakongomani hano hirya. Iyo ni match ikomeye. Niyo baterura abana iyo yaba ari match ikomeye. Umukino warangiye 0-0. Ibyo byo nta nkuru. Ariko aya makipe twibuke ko nabari munsi y'imyaka 23. Ni 3. Ariko Kongo, Uganda, amakipe mato aratungurana. Mato yabo yabakomeye. Amakipe mato aratungurana. Ariko abakomeye. Nako nabwira ngo Eritrea yenganya na Ethiopia. Uganda. Kuko ahantu nabyemerera. Iyo Eritrea itunguranye ku Buganda cyangwa kuri Kongo. Nibwo nzemera neza kuko yazamuye urwego. Kuko Uganda haba mu ba 17 urabizi bafite seka. Aba 20 bafite seka. 23 bari mu bahabwa amahirwe n'ubundi yo kongera kwitwara. Abagande kigiye cyose. Abagande, Kongo, Tanzania. Umugande irushanwa yagiyemo ryo muri aka karere. Umenye ko umukandida ku gikombe kubera ko bafite stigitire yubatse kuva hasi. Tubiveho Sekafa ni z'abagande. Ibyo ndabyemera cyane. None umukongomani no yaje muri Sekafa ako ndekeka yaje nk'umutumirwa. Ni umutumirwa birumvikana. Yes. Uyu nawe tumwitegaho ko ashaka kugitwara. Yes. Ubwo nawe ari mu baharwa amahirwe, ubwo ukuyemo Tanzania, Uganda nabo babanyiza Ethiopia n'abakongomani, ubwo nabo baje. Undi mukino rero, umukino noneho wakurikiyeho Djibouti ikubitwa 3 na Kenya. Ibyo byo ni ibisanzwe. Ahubwo inkuru yari kuba ari uko babaje kunganya na Djibouti cyangwa se Djibouti gatsinda ibintu bitabaho. Ntabwo byashoboka. Ibintu byashoboka. None se wari uzi ko u Rwanda niryarira wari uzi ko u Rwanda rwatsindwa n'ibirwa bya Maurice igitego kimwe? Hoya hari ikintu cyabaye ntago cyise wowe. Abatipe mu Rwanda ntago bazi wowe. Iyo wumve ngo bagiye gukina ikipe yoroshye. Tayari mu Rwanda bavuga ati ntagara mu Rwanda gusa kuko niyo Kenya nayo yakagombye nose ni gute ikipe iva mu gihugu yavuye naho mu Rwanda Amavubi. Bahaye Rwanda yego kujya hariya muri ire Maurice bashaka gutsinda kugira ngo bari bakeneye gutsinda uriya mukino wari muri kugira ngo bikarifiye mu yari buzadufashe kujya mu gikombe cya Afrika. Tayari bagiye bakubitwa igitego kimwe ku busa. Mu kuzinaha baba batsinze ibitego bingahe? 7 ni 5 byibuke neza 5 ku mahoro hariya ku stade Amahoro. Ikipe yawe yakubise ibitego 5 habaye over confidence ku mukino wa mbere. Ariko icyo nemeza cyo nuko niyo Maurice nubwo turi kuvuga gutyo nizo za Eritrea mu minsi mike ngiye mbona zizaba zarageze ku rwego rushimishije kurusha urwacu. Gusa ikindi twavuga ku Mavubi yacu, turasaba gutegura duhere mu bana batoya. Abana bato bizatugora ariko tubyitondeye twabigira ariko nibyo ni projet ziza ugasanga ziraferi zigize kuri finali. Nk'ubu ni wambaza ngo abakinnye ikombe cy'isi muri 2011 bagiye barimo wa Emery Rayon Sport yashakaga. Emery barimo Zidane. Reba abitwa ba Mubumbyi bari he? Mubumbyi Celestin ari he? Celestin mu cyiciro cya kabiri. Witwa Ndatimana. Yaba cya gatatu kibaho. Ndatimana ari he? Cya gatatu kibaho ubu ngubu yaba akaba yaramanutse. Ndatimana ari he? Ntawe. Nzarura Marcel nawe yaraseze. Yari tarinze. Ni benshi baruretse abitwa bari bakiranga mu France bari bakabana Bonfils. Abitwa muri Arsenal nimba iri mugabo bamwita mugabo. Undi nawe wasezeye abantu niho byumve neza. Umusore ukira kuri gatatu ijambo Rusingiza Ndebe uramwuka ara mu bubiri. Yes, yari ahari mu bubiri. Nawe yaroretse kandi abandi batembere ubwo
twanzura ni ukubanza twebwe reka dutegereze iyo sekafa y'abatarengeje 23 ikiri budukorere twebwe ubwo tuzakomeza dutegure n'ubundi twaherekera dutegura. Nibyo kabisa kugeza tubonye bagatete bazatujyana mu cy'Afrika nubwo bikigwa ariko burabiza biracyaguye ariko tuzaza duciye gatero muri Kosafa ikintu cyabaye niki ni amafinali n'umukino wa gatatu. Wabibonye ko Senegal yatsinze Eswatini mwanya wa gatatu. Eswatini yatsinze Mozambique nibyo twavugaga, ibaze Swaziland gutsinda Mozambique. Ko byagenda kose gusa ikintu cyagaragaye nanone muri Kosafa nuko imikino yabaye ku munsi w'ejo isoza irushanwa. Yego. Imikino yose yarangiye kuri penalty. Biba biryoshye. Amakipe yose yaranganyaga. Biba biryoshye ariko iyo ntayo ifite ufana. Nk'umukino wa Eswatini kimwe Mozambique. Senegal nayo itsindwa kuri finale n'ubwo mutumirwa ikubitwa na South Africa itsinda kuri penalty. Eshanu kurenye. Ubwo aho naho ntago twatinda ndumva twahita tujya Burayi ku matransfer make n'amakuru arimo avuga y'imikino ya gishuti. Ngira ngo wabibonye ko Manchester yagize gutya yakubise Derby County itsinda umukino wa gishuti ariko se hari harimo nduzo n'abakinnyi batazwi n'abantu cyakora nka Mata niwe wari kapiteni. Ikintu nabonye gikomeye nuko umutoza ore yashatse guha umwanya abakinnyi bashyashya uretse ko abenshi ariko n'ubundi banavuye muri ero baracyaruhuka kugira ngo nabo baze no bisange mu bandi no bari bavuye muri za ero nabo baze no bisanga nabo ngabo bakinnye imikino. Bavuga ko abakinnyi babanjemo bazwi ni Greenwood, Mata, Twanzebe, Bisaka ntago ari benshi abari n'abantu ariko muri mwana watsinze igitego bita ngo Tahit Chong nawe usanga arazwi mo gake. Abari bari kuri bench bazwi nanone nka Matici, Lingard wagarutse. Ikindi muri Manu twavuga nuko Saul Niguez w'umunya Espagne ukina hagati aravuga ko yaje muri Manchester United. Ubwo ibya Barcelona yabivuyemo no kubitegereza. Ikindi nuko Real Madrid igiye gutiza Vinicius muri Manu. Muri Manu ariko muri Manu nyamara yabikora kuko nawe n'umukinnyi utari mubi yabikora naho arabikora. Muri Manu nayo yavugamo no muri Man City naho ikindi nuko Mahrez bagiye kuma amasezerano amashyashya arayakwiye nyuma yo kongeza Fernandinho nk'ukapiteni nayo bagiye kuma amasezerano. Mahrez we ariko nta nubwo ari bufata umwaka umwe nk'uwa Fernandinho warafata igihe kirekire birumvikana. Aho ni muri Man City. Ese wabonye ko muri FIFA reba muri basketball buriya iyo umupira ugeze hanze tayari isaha ari iba yibaze ntago umupira ntago mbese iminota ntikomeza kwibara. Buriya muri basket iyo umupira uri mu kibuga nibwo bwonyine isaha ibara ariko makuru mfite no ku FIFA nayo igiye kubikora. FIFA nayo rero ibyo bintu nabyo iri kubyiga. Iminota 60 match yose. Yes 90 ni 60 bavuga 60 akaba ari bazajya bakina. Ni 30 mita ya mbere n'indi mita ya 30 match karangira. Iby'iminota simbiza ariko ngewe ni 60 nuko bavuga ko FIFA iravuga ati iminota bayigabanye none hanyuma bongera umubare w'abasimbura. Umubare hubwo baravuga ko umuntu azajya avamo akaba yanasubiramo gutyo mbese nyine bashaka kubikora nka basket ariko ibyo bintu by'iminota byo 90 subwo yikuyeho ntabwo byaba ari sawa. Ikintu utazi nuko ikipe yose 11 bavamo n'abandi bakajyamo nabo bakaza kuvamo n'abandi bagasubiramo nuko imeze. Ikindi kirimo kivugwa umuntu uzajya ahabwa ikarita y'umuhondo nabyo biri muri ayo mategeko nubwo ataratorwa n'abanyamuryango azajya amara iminota ingahe hanze 2 iminota 5 ikarita y'umuhondo gusa. Ikarita y'umuhondo uzajya usohoka hanze mu mari iminota 5 ubongera ugaruka. Iyo nyagaruka yego tayari football ye gusa nka basket ariko icyo ntakwemera neza ni icyo ngicyo cy'iminota bayirekere 90 byose ni bya FIFA bya bintu umuntu yabagara aho ngaho harimo tamporeza ya system ya Bakame oya biveho mukine utsinde wabikoreye nibyo wabikora atsinde cyane rwose ibyo nibyo byaba ari byiza. Ubwo rero dusoza wari uzi ko umukinnyi bita Nabil Fekir wakiniraga Rio ubungu bakaba akinira ikipe ya hariya muri Espagne Betis yavutse tariki nk'iyi umunsi nk'uyu muri 93 nibyo kabisa. Hanyuma uwo bita Alan Pardew uyu nguyu yatoje amakipe arimo za Crystal Palace Newcastle n'izindi nawe yavutse 18 z'ukwa karindwi
1961. Dusoza rero reka tuvuge kuri NBA gati. Nejo twari twabivuzeho. Ni buri gihe kuko ni imikino yose. Ikipe bita Milwaukee Bucks. Ngira ngo mperuka mbikubwira nti yatsinzwe match ebyiri. Igira gutya irigaranzura itsinda izindi ebyiri banganya ebyiri kuri ebyiri. Ubu noneho yatsinze ya gatatu. Ya gatatu. Yes. Tayargo ya itaye. Imaze kugira match 3 kuri ebyiri zimaze kuba match 5. Ni ukuvuga match zabejo. Niramuka yitsinze. Izahita igira match enye kuri ebyiri. Enye kuri ebyiri. Ubwo bivuze ko izabitwaye igikombe. Igikombe yo irakimanika. Kuko irahabwa amahirwe yo bayitege kuko barakina kuri stade ya. Umenye ko mbere yuko banganya. Bari barayisize. Irakubita none ikuze n'undi mukino. Match ya mbere aho igikombe bita ngo Phoenix Suns yatsinze amanota 118 kuri 5. Iya kabiri itsinda 120%. Match ya gatatu rero. Match ya gatatu iyo Milwaukee niyo yayigarukanye itsinda amanota 120%. Hanyuma noneho match ya kane itsinda 109%. Ubu rero mu rukerera yatsinze amanota 123%. Ubwo dutegereje match zabejo nijoro ubwo mu makuru yo kwa gatatu ndakeka tuzaba twamenyereza ku munsi w'isimbura Los Angeles Lakers muri NBA. Nibyo twari dufite rero ndumva twasoreza hangaha shampiyona mu Bwongereza ngira ngo wabonye ko ari ama match amikare harabona iminsi 26. Gusa ku munsi w'ejo abakunzi ba Rayon Sport tubafite breaking news. Muzace ku kiganiro Gara One TV, Gara One Sport. Ku munsi w'ejo tubarikiye breaking news ishyushye cyane. Ubwo rero turabashimira kandi uburyo mukomeje gukora subscribe kuri channel yacu. Muri abantu b'ingenzi. Nabashaka ko ibikorwa byabo byamamazwa. Yes. Ni karibu kabisa. Vuba cyane kandi turatangira kubamaza kuko twatangiye kubona ku marembo bakomanga cyane rwose. Ni muze kabisa turabakira. Ubwo gahunda ni ejo mumenya amakuru yose yo muri gikundiro yanyu kabisa. N'andi makipe yose mu gihe shampiyona itaratangira. Ciao.